shasa urangurisha umunsi nakwishyuye sinzumva uvuga ngo nywe. Hari umuntu wanga ko bamwishyura sera nta kibazo uzanyishyure rwose. Yewe se ninjya kwishyura nzakora nk'ibiko nzakuba kabiri. Nushaka uzakube na gatatu ntacyo bimbwiye. Aha, ntiwumva rata. Umuntu nkawe njya kwishyura akavuga ngo nta kibazo niwe nkunda. Reka nkureke nitahire sha. Dore buri kwera kandi ntukunda abantu bagome iwawe mu masaha akuze. Uretse ariko dukomeze twiganirire. Ko nta mwana ujya guhibere urirukanswa n'iki. Yewe se nabyanga kugumana nawe sheri. Nuko ari wowe njya mbona ukunda kunyirukana ngo nintahe bwije. Hoya ntabwo burira bugumye hano tuye twiganirira urabutaha. Sha ndumva nishimye cyane pe. Ndishimye ku buryo ntabasha kubigusobanurira. Kubera ikize? Kuko twasangiye Noheli? Kubera ko kuva twamenyana ariho unyeretse urukundo. Gute se? None se ubusanzwe sinjya ndukwereka? N'ubwa mbere nkubwiye ko ngiye ukambwira ngo nimbe ngumyaha. N'ubwa mbere usabye kuba ndetse kugenda. Mbese n'ubwa mbere umbwiye ko udashaka ko nkuva iruhande. Witego rero biracyaza kuko bigiye kujya biba kenshi. Nukuri bizashimisha kurushaho. Ese impano naguhaye warayifunguye? Naye kwifungura gute se kandi warambwiye ko ngomba kwifungura kuri Noheli? Reka nyizana ahubwo tuyifungure. Ese sheri iyo mpano yindi byegeranye ninde wayiguhaye? Reka iriya mpano yindi ni ya mushiki wanjye yanyoherereje kugira ngo anyereke ko atanyibagiwe. Ubwo se mushiki wawe yagufungiyemo iki ku buryo yashyizeho n'umutako w'ururabo inyuma agashyiraho n'umutimara? Ugira ngo se nayifunguye ko naje ngatereka aha. Reka twirebereye yawe iriya nzayifungura mushiki wanjye yaje kunsura. Cyakora ntugira amatsiko sheri. Impano ebyiri zose zifunze utarazifungura ngo urebe ikirimo koko. Ariko warayifunze koko. Wagira ngo wafungiyemo zahabu ngo idatakara. Impano nakugenera ariko burya kuri ngirusha agaciro zawe sheri. Wow. Sheri nze zahabu koko. Bega ngo urantungura. Reka nongere nguhoberesha.